Yes, abakunzi bacu dukunda cyane, abakunzi ba Tuza TV, abakunzi ba Vania TV show, abakunzi ba Shingiro TV show, mwese mbahaye ikaze. Turi mu nzove rero, aho tugiye kubaganirira by'umwihariko kuri Rayon Sport irimo ikora imyitozo y'imbaraga, imyitozo itegura imikino y'igikombe cy'igihugu cyangwa se Rwanda Premier League iri busubukurwe. Rayon Sport itangira na Musanze. Rayon Sport mu nkundire mbabwire ko abakunzi bayo mwese aho muherereye hose mbahaye ikaze hano kuri Skol Complex, aho ikipe Rayon Sport irimo ikora imyitozo. Uno munsi wa kabiri ikipe Rayon Sport igiye gukora yuzuye, dore ko umunsi w'ejo nababwiye ukuntu byagiye bigenda. Ekipe Rayon Sport mu by'ukuri yamanukanye abakinnyi babo bose, n'ubu ngubu ngaba uko ari bane abakinnyi bose binjiye muri Rayon Sport muri mercato cyangwa se muri window, abakinnyi bose binjiye muri Rayon Sport. Ngiye kuba kuganiriraho mbivuye mu zindi muzingo. Wowe niba uri umukunzi wa football, by'umwihariko ni umukunzi wa Gikundiro, igikago cy'ikano cy'imfizi Rayon Sport, reka nkubwire ngo ubane natwe umunota ku munota, ntagire kigucika. Rayon Sport ngiyi Robertinho yahageze, umutoza wayo mukuru, ndetse na Selami umutoza umwungirije. Uyu munsi kuri wa gatanu arimo arakoresha imyitozo ari kumwe na Robertinho, ndetse ubwo staff yose iruzuye, iraburamo Ayabonga biri kuba ko nawe azagaruka, hanyuma rero akaza kuba asimbura Colonel, dore ko ari wari usanzwe ari fitness coach wa Rayon Sport. Iyi Rayon Sport rero mwe mukunda abareyo mwese, ni muze nyibaganirire ubundi mpere ku bakinnyi bashyashya. Murababona bose baragenda nta masasu, nta n'umwe ufite guta umwanya, kuko barabizi neza ko kuzabona 18 kuzabona 11 babanganza muri ikipe mu by'ukuri bizaba bigoye. Aba n'abasore ba Rayon Sport bose bashyashya ngiye kuganiriraho, nta n'umwe nsize inyuma, ubundi nkubwire n'ibigwi n'ibirindiro bihariye. Hanyuma wowe nubana na Tuza TV uraza gusoza iyi video umenye amakuru y'ikipe yawe mu buryo bwuzuye. Jewe ubabwira ibingibi, mbaganira ibingibi, ndi kuri Skol Complex aho Rayon Sport ikora imyitozo. Nitwa MC Johnny Brian, nawe nkuhaye ikaze kandi aho uri hose, abari wacu mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye mu karere k'ibiyaga bigari, abakunda Rayon Sport muri Afrika y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburengera bwaryo, abadukunda muri Bwota Masimbi, mwe mudukunda muri hirya no hino mukabitwereka mutwandikira, ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Kandi mwe mudukunda bucece ntimunabisakuze, namwe ndabakunda cyane kuko namwe mudukunda urutazira amakemwa. Bakunzi bacu rero, ni muze tubane kuri Nzove Complex cyangwa se kuri Skol Complex. Uyu ni Colonel urimo ohereza abasore imyitozo y'imbaraga, mu by'ukuri bakata abahereza abasore ba Rayon Sport bashyashya. Nguhaye ikaze rero niba uri umureyo w'ukuri, niba ukunda sport by'ukuri, ukunda kumenya, ushaka kumenya kandi ukunda kumenya amakuru y'ikipe yambara ubururu n'umweru Rayon Sport, ngwino tubane muri iyi minota ubundi umenye amakuru yose uko yakabaye. Ese abakinnyi baturutse he, ibigwi byabo ni ibihe, kuki abatoza bashyize ukwabo bakabakoresha ukwabo bonyine, dore abandi ngaba ari aho bari gukora izindi fizike zitandukanye. Ngwino mbikubwire muri iyi minota. Cunga neza niba warakoze subscribe kuri iyi channel, ni impamo y'Imana. Iyo support n'uyinkorera ugakora sub, nanjye ndaba nezerewe umutima wanjye. Imana ibamugisha kandi mubikora ntabategetse cyane, ubusabe bwanjye mubwumve kandi mbasaba umugisha ukomoka ku Mana. Alright, twagiye rero. Iyi Rayon Sport mureba iri ku mwanya wa mbere by'agateganyo, nk'uko fazari yarangiye. Mu by'ukuri 15 zose zarangiye Rayon Sport irusha APR amanota 5. ubwo ndavuga APR kubera ko Rayon Sport na APR ntabwo ari ibintu bitandukana. Iyo uvuze APR ugomba guhita uvuga na Rayon Sport, wavuga Rayon Sport ugomba guhita ureba na mukeba wayo APR FC. Ikipe irongeye kubavira imuzi n'umuzingo amakuru yayo, kugira ngo wowe mureyo umenye ikintu winjiranye muri faze rituru. Wowe mukunzi wa football umenye ibigwi by'aba bakinnyi Rayon Sport yaguze, wowe ubane natwe umenye buri kimwe cyose, hanyuma ibintu byose bigende neza cyane. Hanyuma winjire muri faze retour uvuga ngo kipe yanyemeze gutya, Abedi Biramahire nuko akina, Suleiman Dafe nuko akina, Sana Innocent nuko akina, ndetse na Adrai Jalo nuko bakina. Hanyuma rero abasore murabona ko abatoza bashyize ukwabo, ndavuga Colonel na Robertinho barimo barabakoresha imyitozo yabo yihariye. Mutise biri guterwa n'iki? Ngwino tubane, nta handi hantu wabyumva. Kora like, subscribe kuri iyi channel, ubundi byose bigende neza cyane. Uduhe na comment bitewe no kuntu byumva. Iyo turi imyitozo nk'iyi myiza, tumanukana n'umugabo w'umuhanga cyane witwa Niyonzima Claude. Uyu ni ukugezaho ibibanza byiza bidafite ingaro, akugezaho inzu yo kugura n'iyo gukodesha bidafite ibibazo. Nimba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo no mu diaspora, andika iyi nimero, ejo cyangwa ejo bundi wayikenera, ubundi aguha ikibanza mu mwanya mwiza ukwiriye ku ngano yose ushaka. Upfa kuba ufite amafaranga yawe, murakorana n'umuhanga cyane. Yitwa Niyonzima Claude, nimero ni 0783 316 1 3.
0788316513 yitwa Niyonzima Claude. Mubaze cyane cyane abantu bashaka kugura ibibanza byiza biri ahantu heza mu nkengero z'umujyi, hariya hafi y'ikigo cy'indege za Bugesera, hano za Masaka, hariya za Nyakariro, hariya za Rwamagana, mu bice bya Kigali na Gasabo, Kicukiro. Aho hantu hose uyu mugabo afite ibibanza byiza waguramo kimwe ubundi ukubaka. Icyiza kiwe agufasha muri procedure ya mutation, byose bikagenda neza cyane, haba ikibanza cyangwa inzu. Baza Niyonzima Claude. Alright, so nimo nkundire rero, mbahe ikaze abakunzi ba Rayon Sport, mbahe ikaze abakunzi ba football, mbahe ikaze abakunzi ba Tuza TV, mwe mudukunda uruzira amakemwa, natwe tubakunda gutyo. Nabashimiye ko mukoze subscribe mbere ya byose, like na comment kuri iyi video, ubundi dukomeze kwiganirira ku mupira. Uyu musore wa mbere mureba wambaye nimero 27 yitwa Abdoulaye Diallo, nguwo arashoreye umupira wa mbere. Nguyu ni agasore ubona ko urubavu ruto ariko kagahanga gafite ubwenge bwa football, afite ubwenge my friend. Niba ari umusore nabonye ufite ubwenge, mu minsi maze ndeba imyitozo ya Rayon Sport, uyu musore yitwa Abdoulaye Diallo mu by'ukuri avuye muri Guinea Bissau, ni umuhanga pe, ni umuhanga cyane, dore ko erega anabimerita. Mwibuke ko umwaka ushize muri shampiyona wabo muri Guinea Bissau yari top scorer n'ibitego 16. Rayon Sport yayitonze irambagiza umukinnyi, ivuga ngo turashaka umukinnyi uza gukorera mu ngata Forenganye, turashaka umukinnyi uza gufasha Forenganye kandi ari ku rwego rumwe nk'urwe. Apana bya byo gura umukinnyi akaza gushyushya intebe gusa yitwa ngo numwataka byo kwizina. Uyu musore rero Abdoulaye Diallo ni umusore umaze gukora imyitozo igera muri 2 cyangwa 3 muri Rayon Sport mu buryo bwuzuye, ameze neza. Ni umusore mu by'ukuri bigaragaza ko fitness yiwe ni okay. Harasigaye ikintu kimwe, ni communication n'abandi bakinnyi kugira ngo yinjire muri groupe neza, amenyerane n'abandi mu buryo bwuzuye. Abdoulaye Diallo uko namubonye ni umusore ugucungura umudefenseur akakujya mu gituza ukabona ko muri kumwe, ariko mu masegonda make cyane nk'uko ndi kuvuga aba yamaze kwidetasha, yasabye baro, yatsinze igitego. Muri iyi myitozo ya Rayon Sport ari gutsinda ibitego umurebe wese uri ku kibuga akavuga ngo wow, ibisashobora kuzabikora muri shampiyona, ibashobora kuzabikora mu gikombe cy'amahoro. Buri murebe wese ndamupromisinga ko uyu musore yitwa Abdoulaye Diallo azabikora neza. Nguyu afite tentire ku mutwe, niwe wenyine ufite tentire muri abasore bari gukora uko ari bane, yitwa Abdoulaye Diallo. Mbibutse ko yanahawe igihembo mu cyumweru cya mbere y'uko aza, yahawe igihembo hara muri Guinea Bissau nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi. Urumva ko Rayon Sport itigeze ihubuka mwigura umukinnyi mu by'ukuri w'igicupuri. Physical fit biragaragara ko ameze neza, ntabwo abyibushye byo kubanga abatoza barakenera kubanza kumukamura ama pounds cyangwa se ibiro. Oya, ni umusore fit muri rusange umeze neza cyane. Uyu musore yitwa Abdoulaye Diallo, ni munkundire muveho gatoya mvuge ni kuri bagenzi be kugira ngo ntaza kubarira iminota. Nkomeze kubaha ikaze mwese mudukunda muri mu Rwanda no hanze yarwo. Amahoro y'Imana akomeza ahorana namwe. Ndi MC Johnny Brian, iyi ni Tuza TV. Reka nkwereke rero undi musore hano witwa nimero 18 yitwa Souleymane Daffin. Ni umusore w'umunyamali, ni umusore w'umuhanga mu by'ukuri. Souleymane Daffin uyu nguyu ni umusore wakinye mu makipe za Saltas ari iwabo, ni umusore agiye akina mu makipe atandukanye, ni umusore ufite parcours nziza, dore ko yagiye arangwa no gukina mu kibuga hagati. Kandi koko nkuko yabitangaje ageze ku kibuga cy'indege, yaravuze ngo nje muri Rayon Sport gukina mu kibuga hagati kugira ngo mpeshe ikipe ibikombe, mpeshe ikipe icyubahiro. Ese uyu musore mu by'ukuri Souleymane Daffin, uyu ni umwitozo wa kabiri, wa mbere yawukoze ejo hashize nawe babwiye. Uyu ni umwitozo wa kabiri kuri wa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025, arimo akora n'abandi. Ni umusore uri fit, biragaragara ko ari umusore muremure kandi bigaragara ko afite umubiri kabisa unoze wumutse, ntabwo ari wa musore waza uhirika nk'uhirika akantu wiboneye gutyo gusa. Ni umusore ugaragara amaso nk'ari mukuru, kandi koko birumvikana ntabwo waba warakimira ibihugu byose za Mali ngo ube uri aho ngaho ujagaraye gutyo gusa. Rayon Sport nawe yamaze kumugeza mu myitozo, abasore be bose bose barahari kandi bariteguye. Uyu musore Souleymane Diallo, Souleymane Daffin, biravugwa ko azajya akina mu by'ukuri mu kibuga hagati, akaza gufatanya na ba Muhire Kevin, akaza gufatanya na Richard Ndayishimiye, akaza gufatanya na ba Sefu Niyonzima, Olivier Sefu, akaza gufatanya n'abasore ba Paplay, akaza gufatanya Paplay akina nk'umwataka, akaza gufatanya n'abasore batandukanye Rayon Sport ifite mu by'ukuri bakaba ari abakinnyi Rayon Sport yaguze. Ibivuga ngo uyu musore nawe azahagare hagati, kuko bamaze kubona ko Rayon Sport yo Muhire Kevin atarimo, Rayon Sport irahungabana ikagira ibibazo. Ubuyobozi bumaze kubireba baravuga ngo tuza n'umukinnyi uri mpuzamahanga, bafata umusore witwa Souleymane Daffin. Reka turebe ko rero azabasha kubikorera equipe ya Rayon Sport mu by'ukuri, akaba yisha agaciro, akaba yatuma hagati ya Rayon Sport hagira umutekano. Byaragaragaye mu mikino Rayon Sport yatakaje, haba wa nyuma wa phase ari nawo mukinnyi ari nawo mukino Rayon Sport wonyine yatakaje Ihuye ubwo yakinaga na Mukura, gatakaza amanota 3, yatsinzwe 2-1.
bigaragara kandi ku mukino wa Police aho naho Muhire Kevin atakinnye hose hagiye hagaragara icyuho gikomeye cya hagati mu kibuga aho Muhire Kevin yabaga atakinnye ukabona ibintu byose byayogayoze ukabona ibintu byose byabaye urubuyero. Uyu musore rero Souleymane Daffé akaba afatwa nk'igisubizo uzafasha Rayon Sport kuba yagira gute kuba yabasha kuba yakwitwara neza ikagumisha amanota 5 y'ikinyuranyo hagati yayo na APR FC iyirusha cyangwa se ikaba yakongera kugira ngo ikipe itware igikombe ibimerita nk'uko abakunzi bayo babyifuza kandi babyifuje imyaka myinshi. Undi musore mu nkundire mve kuri Souleymane Daffé mubabwiyeho bihagije, reka mabwire ku musore witwa Abedi Biramahire. Uyu musore ni umusore w'umunyarwanda mu by'ukuri wakinaga hanze aza kuza mu Rwanda asinyira Rayon Sport amasezerano y'amezi 6 ubwo ni phase retour yonyine. Uyu Abedi jyewe nkurikije fitness namubonanye nawe nabonye akeneye umwanya mu bakinnyi bazakina muri Rayon Sport muri iyi phase retour. Ese mu by'ukuri ubuyobozi burabigenza gute? Ubwo ubuyobozi nta bundi ni staff mu by'ukuri ya Rayon Sport irimo Selami ndetse n'umutoza mukuru Robertinho Goncalves. Aba ni abatoza b'abahanga bakoranye igihe kinini bazi guhitamo. Ntekereza ko imyitozo mbonye ndi kubona mu Nzove aka kanya abakinnyi bose bafite umwete bafite ishyaka ryo kwerekana ko bashoboye. Igisigaye ni icyo batoza kuvuga ngo ninde tubanza muri 11 ninde uri busimbure ninde uri ku rwego rwo guhesha abareyo ibyishimo. Aba batoza bafite umurimo ukomeye kuko Biramahire Abedi ni umusore waje itangazamakuru rimwe ritangira kumujyaho bati yafropinze hari yavuye buriya byanze amagambo aravuga barabarabara, ariko Biramahire Abedi ni umusore mugaragaza ikintu bita umwitozo uri ku rwego hejuru muri imyitozo Rayon Sport imikorera muri hano kuri Skol Complex. Uyu musore biragaragara mu pass ari matanga mu buryo amakina na bagenzi be mu buryo bwa communication yiwe na bagenzi be biragaragara ko rwose ari communication iri impeccable. Uyu musore nawe akeneye kuzabona umwanya muri Rayon Sport byanze bikunze, ariko ntabwo azabitoragura kameme birumvikana. Abatoza bari kubakoraho bana bakinnyi bashya nkuko muri kubabona bari gukora uko bashobora kugira ngo abakinnyi bajye ku rwego rwa fitness imwe n'iyabandi. Muramubona Colonel ko arimo abereka imyitozo bagenda bakora barimo abagorora mu by'ukuri. Hatekimana Colonel wari we fitness coach wa Rayon Sport mu iyi minsi uri munengwa ko ikipe yasubiye hasi nawe arimo arakubabona abasore bashyashya kugira ngo abashyire ku rwego rumwe n'urwa bagenzi babo kugira ngo Rayon Sport imanuke mu kibuga na Musanze kuri iki cyumweru tariki 9. My friend Mureyo uzacika uyu mupira uzacika uyu mukino uzaba uhombye cyane. Twe tuzaba duhari nka Tuza TV nka Vania TV show ndetse tuba duhari kugira ngo tubagezeho uyu mukino gatanuku kandi hanyuma ibyiza byose bizabonekamo udushya ariko tuzaba turimo ndetse n'udukuryo tuzabonekamo twose nta handi watubona ni kuri Vania TV show. Wowe ngushimira ko wahizemo dukunda wakurikiye ikiganiro nkanagusaba iyo support ko wakora subscribe niba utarayikora. Niba warayikoze wumve ko ngukuri ingofero kandi nkubashye cyane kuko uri umwe mu bantu badukunda bagakunda ibyo tubagezaho ari ukanabigaragaza. Kubigaragaza ni ukora subscribe kugira ngo tubone ko byo turi gukora tutari kuruhura ubusa, tubone ko byo turi gukora tutari kuvunikira ubusa, cyane cyane ko ikipe Rayon Sport abayikunda ntabwo bajya bingingo. Ni abantu bakora ibintu babishaka n'umwete wabo wose n'umutima wabo wose. Natwe rero gushaka amakuru ayivugwamo biri mu nshingano zacu. Ubundi namwe mutuzaho muri mutekane ibyo mukora namwe bijya imbere, Imana amahoro ibayobore, ubundi twese tubeho kandi twese dushyize hamwe. Abasore rero nkuko nari mbibabwira kuri Abedi Biramahire nguyu umusore rwose ufite forme kabisa na fresher z'umubiri umeze neza. Uyu ni umusore witwa Asana na Innocent. Uyu Asana na Innocent wamureba ukabona wagira ngo ni umusore ubyibushye ukabona wagira nta fitness, ariko Asana na Innocent ni urwembe. Mbo akiza myitozo mike dore ko yabanje gusa n'abakora teste abantu babanje kujya bagira ngo ahari Asana na Innocent umukinnyi uremereye n'iki ariko umutoza yamukozeho riraka. Umutoza yamukozeho pe kandi nawe urabona ko amaze kwintegra muri groupe. Ni umuntu umaze kwisanga no kwisanisha na groupe arimo. Ni umusore mukora imyitozo arimo arakora utuntu kuducega tudupush net umure wese akavuga ati kwa kweri abari kuzo myitozo ntago ndi kubeshya, ntabwo ari rwa rurimi rw'umunyamakuru nkaho ndiho mbeshya cyangwa se ndiho nkabya nkaho wagira ngo ni ishyaka ndi kwamamaza. No, iyi ni football ndi kuvuga kandi kuvuga ibyo nabaranye n'amaso yanyu. Ibyo tutahuza niba uri umukunzi wa football, niba uri umukunzi wa Rayon Sport, niba uri umukunzi wa sport muri rusange, ntabwo nkwiye kubizira. Nawe tubwire avi yawe, tubwire uko ubitekereza kubera ko ikipe ni ikipe ya rubanda, ikipe yambara ubururu n'umweru. Iyi ni ikipe abakunzi bavuga bati tuzayigwa inyuma ku manywa na nijoro, tuzayiherekeza imvura igwa cyangwa izuba riva. Mwaribonye turi Huye, tuzayiherekeza mu ntara na hano mu mujyi.
tuzayiherekeza n'uri indege, abatashoboye cyane tuzaciye ubutaka ariko tubishyigikire. Niyo mpamvu iyo mbonye ibirenge nk'ibi by'abareba bagenda mpita ngo umwana utazi koga murera we, yewe murera, uruzi ruramutwara murera we, yewe murera, abarayo turaganje murera we, yewe murera, turi ikipe y'Imana murera we. Ntabwo nzi kuririmba cyane, iyo mba kuririmba bitunga umuntu mbasabiriza. Ariko by the way, iyi ni ekipe itsinda, ukabona abantu bose bafite ukuntu bari gusmilinga, n'abatayifana bakumva baranezerewe, kuko nimba ari ekipe ifite nk'uko ubushakashatsi bwabyerekanye abantu batari munsi ya miliyoni 7 byibuze bazwi ko bafana Rayon Sport, muri miliyoni zigera muri 13 cyangwa 14 zigize abanyarwanda. Mu by'ukuri urumva ko ari abantu benshi cyane. Ubwo simvuze, ubwo mvuze abantu bari kuri registered ku mirongo ya MTN Rwanda na Tigo, ariko abarenze abo ngabo bose mu by'ukuri abari mu mahanga bakunda Rayon Sport bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abashinga ntahe, abatanzania, abagande, abakongomani, hari abantu bakunda ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, bose mu by'ukuri batari na register kuri iyo mibare. So rero miliyoni zigera mu 10 ubundi abareba baravuga bati twebwe twarazihariye. Ntiba ari byo ntabwo mbizi, ariko ibyo byatangajwe n'umuyobozi wa Rayon Sport w'urwego rukuru rwayo, ndavuga nyakubahwa Muvunyi Paul, yavuze ngo birazwi ko miliyoni 7 zasinye cyangwa se ziri registered dukurikije imibare twahawe na MTN ndetse na Airtel. Aba n'abasore ba Rayon Sport rero barimo barakina, ubu ngubu ni fupi rwose. Shimwe Fisto uramubona, abasore nka Azizi Kuranya Basane uramubona, umusore mwiza cyane nka Richard Ndayishimiye, n'abasore ubona bakina kabisa bafite umwete, tipe gutsinda ibitego, ariko myezamu akabati reka bakajya kureba umusifuzi ati arandenganije, abandi bati reka cyagiyemo. Ni akana batoza bateguye abakinnyi bajya hamwe kugira barebe ukuntu twatunu bajya bakina, uburyo bashobora kudukinamo neza mu kibuga gito kandi bagaherezanya bakabana ibitego. Iyi ni Rayon Sport irimo ikora imyitozo mu by'ukuri yitegura ikipe ya Musanze. N'amakuru twamenye nuko yiteguye kutizamuka ikaza Kigali mu by'ukuri ishaka gukora impinduka, ikaba yakora mu gisho Rayon Sport, ariko sirayishobora cyangwa ntabwo biri bikundire. Abasore ba Rayon Sport bafite morale kabisa izamuye kuribona. Uyu n'umugabo witwa Colonel magenda bareba neza cyane, rero budafite fitness nguriya ku ruhande. Nguyu Robertinho, Kanani Selami nawe mu kanya gato muraza kumubona, cyangwa se kandeyo kamirangiza kumubona, ariko mu by'ukuri icyari gikomeye cyangwa se ni ukumva ko uyu mugabo Kanani nawe yavuye mu kiruhuko yamaze kuhagera, akaba aje gufatanya na Rayon Sport kugira ngo turebe yuko ikipe yabonera abakunzi bayo ibyishimo. Nawe niwe uyikunda aho uri hose, ibyo ukora byose ngusabiye umugisha uturuka ku Mana kugira ngo ujye ubona nako gatike ko kuza gushyigikira ekipe yawe. Uyu munsi mu Nzove abafana ni benshi, bishyuje amafaranga, ariko abafana baranga barayatanga, bati turashaka kureba uko ikipe yacu ikina. Nguwo ari Omar Serumogo, ni umusore mu by'ukuri nawe urimo ugaragaza imbaraga nyinshi cyane kugira ngo arusheho gukomveka abatoza. Ntabwo biziza nta nshuti yanjye, nta mureyo uzabona umukinnyi wa Rayon Sport uzajya mu kibuga atari merte, kuko abatoza barimo Robertinho, abatoza barimo Corneille, abatoza barimo Selami, ni ibintu bari kwitaho cyane. Uko abasore bakora imyitozo, abatoza bagenda banoma bavuga bati ibi ni iki, uyu nguyu ari tayari, uyu nguyu ntari tayari, uyu nguyu ari ku rwego runuru, uyu nguyu yasimbura cyangwa se ntakwiye kuza muri 18 ba mbere. Ibi byose ni ibintu tuzabona mu minsi mike cyane. Musanze kuri iki cyumweru tariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 2025 niyo ibanza gusogongera ku mujinya wa Rayon Sport igikago cy'ikano cy'imfizi hariya kuri stade Pele Stadium. Ni ikipe rero mu by'ukuri ya Musanze, nayo mu byibuka ko muri Fazare Rayon Sport yatsinze Musanze, cyo cyatsinzwe na wa musore wavuye muri Rayon Sport this way, ndamwibagiwe wa Mugande niwe watsindiye Rayon Sport igitego hariya i Musanze. Ikipe ya Rayon Sport ibasha gukurayo amanota. Ubwo rero murindire turebe yuko iyi kipe ya Rayon Sport ishobora kuzabikora, hanyuma bakomeza guhesha ibyishimo abakunzi bayo. Giyewe icyo navuga ni kimwe, ni uko mbona icyizere muri iyi kipe, nkurikije imyitozo mbona bari gukora, nkurikije ukuntu mbona abasore bari tayari. Ibi ni ibintu mu by'ukuri umuntu wese akwiriye kwishimira. Ni ibintu umuntu wese akwiriye kwishimira, hanyuma agasabwa ikintu kimwe gikomeye, ni ukuza kuyishyigikira ukayiba hafi. Rayon Sport bize amafaranga utanga muri yo, umukunzi wa siporo niyo yifasha kubaho, ntabwo ifite ibigega nk'iby'aba bandi ntiriwe mvuga.
yoyo ibeshwaho n'urukundo rw'abakunzi bayo, hanyuma namwe mukabigiramo uruhare mwishima maze yatsinda mukanezerwa mwese. Ndi MC Johnny Brian ndi kubaganira kuri Gikundiro mu myitozo ifite kuri wa gatanu tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Abasore bose bariteguye ngabo bari shari barakubita ikintu bita imikororombyi bihuta cyane. Kuri match ya Musanze kwinjira ni 3,000 ugura tike bitarenze umunsi 5 muri regular cyangwa twikiriye, VIP ni 10 20 muri VVIP ku mukino wa Sport izakinamo Musanze. Ejo kwa gatandatu nihagera ni impamo itike ya makiza buri 5, ya kabiri ahatwikira ari 7, VIP ari 20, VVIP ari 30. Murumva ko amatike arabuza kwiyongereye. Nibonye iyi video hitugura itike kugira ngo ugendane n'iyi kipe maze uzamwe mu bantu bazayishyigikira ku munsi wo ku cyumweru. Kugura tike ni akanyenyeri 939 urwego yesi, ubundi ukagenda wuzuza ibisabwa byose hanyuma ukigura itike ikipe yawe wihebeye. Nawe umusportif wagura itike kugira ngo Rayon Sport urusheho kugenda uyiba hafi cyangwa se uyishyigikira. Hari abareyo bayikunda, hari n'abantu batayikunda nyine nako bafana ni makipe ariko babizi neza yuko iyi kipe iyo yatsinze ibyishimo ari byinshi. Nk'abacuruzi, nta mucuruzi ntekereza ko bavuga na Rayon Sport uko yatsinze, kame murabizi ko nta mucuruza. So urabona ko rero ari ibintu byiza cyane. Mu nkundire abareyo mbagarukire ku mikino ya Sport ifite retour uko izagenda, imikino izakinira hanze n'imikino izakinira mu rugo. Turanzikira muri kwa kabiri hari imikino 3, hari umukino wa Sport izakina na Musanze izaba iri mu rugo, hanyuma n'umukino izakina na Kiyovu izaba iri hanze, Kiyovu nizakira Rayon, Amagaju azakira Rayon hariya kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Amagaju ikipe ikomeye ya Rayon Sport muri Fazare, hanyuma ukwezi kwa kabiri nuko bizarangira. Ubwo ni tariki 9 tuzakina na Musanze, tariki 15 dukina na Kiyovu, Rayon Sport yasohotse yongera isoko ijye ku Magaju tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri birangiriye aho ngaho. Ukwezi kwa gatatu harimo umukino 4, harimo umukino uzaba tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo Rayon Sport izaba iri mu rugo yakira Gasogi United. Tariki 9 Rayon Sport izajya kwakirwa na Police z'ukwa gatatu, ubwo kandi hakaba umukino izakirira imikino izakira mu rugo, hari umukino uzakina kuri 15 z'ukwa gatatu izakiramo AS Kigali, n'umukino uzakina kuri 29 z'ukwa gatatu izaba yakira ikipe ya Mukura ari nayo yatsinze Rayon Sport ku mukino mbere yo gukina tariki 11 z'ukwezi kwa mbere, ubwo Rayon Sport yatsindwa na Mukura muri Fazare igitego 2-1 sorry. Ubwo Rayon Sport izakira Mukura tariki 29 z'ukwa gatatu. Naho mu kwezi kwa kane harimo imikino igera muri 3. Iyo mikino 3 irimo umukino wa Marine izajya hanze, ubimvikana ko tuzagira Rubavu, hanyuma umukino wa 19 tukazajya hanze kwa Muhazi United hari mu burasirazuba bw'u Rwanda, tukanajya hanze kandi tariki 27 z'ukwezi kwa kane tukazajya gukina na NTSL. Urumva ko ari imikino nayo mu kwezi kwa kane Rayon Sport nta mukino umwe izakirira mu rugo, yose izajya hanze. Marine ni hanze, Muhazi ni hanze na NTSL ni hanze. Ukwezi kwa gatanu ari naho mu by'ukuri shampiyona ishobora kuzarangirira natagira kidobya ivangamo. Rayon Sport izakina na Musanze, harimo imikino ubwo igera muri 5, izakina na Rutsiro mu rugo, izakira Rutsiro mu rugo tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu, tariki 10 dite twakirwa na APR 10 z'ukwezi kwa gatanu, itariki muyandika ahantu nibwo Rayon Sport izakina na APR. Hanyuma kandi Rayon Sport izajya hanze yakirwe na Bugesera ari kuri stade ya Bugesera. Rayon Sport kandi hazaba ku 17 z'ukwa gatanu, 20 izakira Vision, hanyuma isoreze ku mukino izakiramo ikipe ya Gorilla FC izakina tariki 24 z'ukwa gatanu. Iyi mikino yose nk'iyi mikino 3 ya nyuma wa Bugesera wa Vision wa Gorilla ishobora Rayon Sport yaramaze gutwara igikombe niba nta cyabyivanzemo, ariko niba byarivanze murabyumva competition azabikiri hose cyangwa izabikiri yose. Reka turebe uko bishobora kuzagenda. Twifurije abareyo bose amahirwe masa, hanyuma kandi twifurije abakunzi b'umupira w'amaguru bose kuzaryoherwa n'iyi mikino Rayon Sport ifite muri phase retour. Rwanda Premier League ikipe ya Gorilla yaratsinze itsinda Visitego 2-1. Mu by'ukuri retour itangira nabi ku ikipe ya Vision ya Birungi iri nahabi cyane, iri muri zone itukura ishobora kuzamuka na Kiyovu Sport. Muri aya masegonda kamabwire ko
ejo kuwa gatandatu Mukura izakina na Muhazi United, Rutsiro ikazakina na Police, AS Kigali ikazakina na Bugesera. Saa 12 Kiyovu ikazakira APR FC. Ikipe ya APR FC umunsi bakoze ikiganiro n'abanyamakuru, umutoza Dekonovic arimo arihenura cyane avuga ati jewe niteguye kuba nagenda ikipe ya APR FC n'ibindi nzabigaruka mu mwanya wa APR, ati jewe bansezeranya atangenda. Arongera avuga ati ariko n'ubundi ikipe turi mu murongo mwiza kuko n'ubundi mu myaka nkinga ishize ikipe nta bintu byadanje yakoze, harimo akantu ko kwiga nyine bya hatari. Toda Dekonovic turazagaruka kuri speech ziwe muri iyi nama yagiranye muri kiganiro n'abanyamakuru APR FC yakoze kuri uyu wa gatanu. So ku cyumweru Marine izakira Gasogi, Amagaju yakire Etincelle, Rayon Sport izakira Musanze. Nari nabivuzeho, reka mbe mbabwira ko mbashimira cyane muri imfura cyane. Je ni MC Johnny Brian, reba niba warakoze subscribe, share kana comments. Amuri Imana abe kuri mwe, bye. Ubwo turi kumwe, mucunge neza. Elifazio akazi ngakoze Ruzungu. God bless you all, hasta la vista.